biba ari gake gake rero ni uko umuntu aba arenzaho ku maso wenda wagira ngo ni sawa ariko ntabwo biba ari sawa. Iminsi ibaye ibiri uyu dutangiye ni wa gatatu Madamu Hakuzimana Abdulhashid ashakisha aho umuhungu we Hakuzimana Djibril afungiye. Aho yageze hanyuranye hafugirwa abantu muri sitasiyo za Kigali hose baramuhakanira bamubwira bati ntawe uhari ntawe ufungiye hano. Abo bafatanywe bamwe bamaze kumenyekana aho bafungiye. Ese bafunzwe mu matsinda? Ese wafungiye he? Mu gihe iki kibazo kibaza mu gihe atarabona igisubizo mu gihe gikomeje gushakisha tugiye kubagezaho intambwe ku ntambwe uko yafashwe, abo bafatanywe nabo, abo bari kumwe nabo barimo na Munezero Johnson wo muri Together as One Family. Ese bafashwe ni bande? Bafatiwe he? Bafatiwe iki? Bafashwe mu buhe buryo? Kuzihe mpamvu? Biragana he? Harakurikiraho iki? Tubahaye ikaze. None ku itariki ya 17 Nzeri umwaka wa 2022 hagati y'saa 7 z'amanywa na saa 8 nibwo itsinda ry'abasore n'inkumi bakiri bato biganjemo abanyeshuri batawe muri yombi na polisi ubwo bari bakigera Nyamirambo ahazwi nko kwa Guinness, aho bagombaga guhurira bakaganira bagasangira bakanasezerana mu kiswe bye bye vacances. Nyuma yo kwakira ubutumwa bwa Hakuzimana Mahadi muri abo masaha, Hakuzimana Mahadi akaba ari umwana wa gatatu Hakuzimana Abdulhashid nakurikiranye uko byifashe. Kuri iyi nasanze iki gikorwa kitari gishya kuko nari gitumyemo gukurikirana mu buryo bw'inkuru, ariko ntibyankundira kubera ko muri iki cyumweru nari nkugiye cyane ku kibazo cya Kangondo na Kibiraro cyahindukaga umunsi ku wundi kandi mu buryo bwihuse cyane. Bafashwe none ku itariki ya 17, iminsi 3 mbere hari kuwa gatatu tariki ya 14 nibwo Munezero Johnson ukuriye Together as One Initiative yanyandikiye agira ati: kuwa gatandatu bamwe mu bana bari muri Together as One Family tuzahura dukora akantu gasa no gusangira tunaganire ku buryo tugomba kwitwara, ariko tuzabikora mu rwego rwa bye bye vacances. Nashaka kubasaba ko bibaye bikunze mwazaza tugakora inkuru twerekana uko byagenze. Murakoze, mugira umunsi mwiza. Ukora bivuze hejuru ni ubutumwa yohereje ku itariki ya 14 hari kuwa 3 cyumweru hari iminsi 3 ngo bahure. Ese Munezero Johnson we ninde? Numwe mu bataye muri yombi uyu munsi. Tubahaye ikaze muri kiganiro aho tubageza hedonido ku byagwiririye uru rubyiruko. Allo. Mwite Mahadi. Ni byiza. Ewa Jibu arafashwe. Jibu afashwe nande? N'abapolisi. Hari umuntu wari wavuze ngo ngo abana ngo nyine bafite ngo ababyeyi bafunze ngo ni umushinga sinzi ni Jibu bizi neza. None twebwe twari tutarahagera rero abapolisi baraje baramufata abana bose barabatwaye. Dusanze nyine bagiye twari turi kuri moto duhita twirengagiza turakomeza turamanuka. Ubwo nyine aduciriye isirati si byiza mukomeza. Babafatiye he? Hano Nyamirambo ngo ahantu bita kwa Guinness ku kabari. Niho bari guhurira. Bari nk'abangabo bafashe. Ngewe ntabwo nabibonye neza gusa hari hageze abana benshi cyane bambaye n'imipira nyine isa. Bahise rero abapolisi baraje bose barabajyana. Uwari ubikuriye yitwa nde? Ni Jibu bizi neza gusa fone ye hari iracyariho muhamagare. Byumvikane ko uretse Mahadi Hakuzimana na Munezero Johnson hari n'abandi bana benshi banyuranye bafashwe, bamwe imiryango ikaba imenya ariko abandi ikaba itazi aho baherereye. Mu masaha y'umugoroba mbere yo gukora iyi nkuru nabanje kongera guhamagara mu muryango wa Rashid ngo menye niba atararekurwa ngo atahe cyangwa se niba batamushakishije ngo bamenye aho afungiwe. Biriho neza? Yego. Ko numva nta bitotsi n'iki, nta gahunda yo kuryama ufite? Oya nta gahunda yo kuryama kubera ko twagize n'ikibazo. Mahadi yabikubwiye kare nyine Jibu bamutwaye. Twahise tujya live nyine wabibonye, twahise dukora akantu k'akaganiro kugira tumenyeshe abantu ko nyine Jibu bamutwaye. Turi kubamenyesha ko mukuru wacu yafashwe.
icyo nababwira ni uko kari nk'agatego kubera ko bababwiye ngo hari imiryango ngo izafasha abana bafite ba se mu magereza, situzi abana bari baje ba papa wabo ngo ni bande, bose barabakumbye barabatwaye, hari hamaze twe nubwo twari tukihagera kari nk'agatego ko abana bose bari bahageze, hari hamaze ngiye mbonye abana benshi kuko bari bazanye imodoka ya polisi ya indi nini nyine n'akamwe gatoya kari buzuye abapolisi, imyanya yose bayicayemo bari kubacungira hafi. Rero situzi abana batwaye ngo ni abandi ba papa wabo ni bandi ko ngo bari guhurira hamwe nk'abana bafite base mu magereza. Rero si twamenya nimba ari abana bose barabatwaye ubu tuvugana, natwe baba badutwaye nuko twebwe turahageze tuhita tubyirengagiza tumanuka nk'aho tutabibonye, tuhita tumanuka mu tuyira nyine, urabona aha hantu turi ntabwo ari mu rugo, urabona ko ahantu turi ni mu tuyira, ni utuyira tw'inyamirambo hariya munsi y'isoko. Rero icyo twababwira ni uko nanjye mfite n'ubwoba bwo gutaha mu rugo kuko sinizera nimba batanahageze. Rero icyo twababwira ni uko nta mutekano na muke dufite, nubwo baba bavuga ngo mu Rwanda hari umutekano, ni igihugu gifite amahoro, twebwe nta mahoro dufite n'umutekano kubera ko n'aha ngaha turi situzi nimba batagiye kuza kubahadusanga. Ariko rero yego ndi kubabwira ko mu kanya ngiye gutaha, ntabwo ndi bujye mu rugo nimba asangayo, bashobora kuntwarira telefone kandi n'ubundi baza gutaka bwa mbere, hari telefone ya Jibu batwaye na n'ubu ntabwo arayibona, nta nubwo tuzi ngo yarengeye hehe. Rero ndaza kwijijisha ndabibereka, ndaba ndi live muri kubireba live nimba asangayo, gusa baba bakora amakosa. Gufata abantu, gufata umuntu nta cyemezo ufite cyo kumufata ntago ari byo. Gufata umuntu nta ribu yaguhamagaye igutumire ngo witabe ribu ntago ari byo. Kuza gufata umuntu nta burenganzira, rero numva ko ari amakosa leta iba iri gukora, ntago ari urugero rwiza bagatanze. Abantu bose bari bahari bari kuvuga bati se nka buriya ngende gusubiramo ibyo bari kuvuga, ariko tibira bisambo, tibira abana bibajyaniye iki, nka buriya babafashe kubera ko noneho bari begereye sitasiyo ya polisi hariya y'Inyamirambo, byari hafi hariya ku Ntwari. Rero bahise baza, bamwe bari bamaze kwambara imipira isa rwose ubona ko bitabiriye, ariko bahise babatwara bose babarunze mu modoka barabajyana, nta n'umuntu n'umwe basize, bose barabatwaye. Bari bazanye urumodoka runini na mukuru wacu Jibril mumenyereye nka Hacked cyangwa se mumenyereye kuri 5 Hacked TV, nawe baramutwaye. Rero ntituzi niba ari ibi bagiye kubakorera, situzi byari byo bagiye kubakorera, situzi nimba natwe ko biri bugende ejo ushobora kudukurikirana. Okay, iyo nabyumvise mada kibimbwira nanakurikirana mu zindi nzego, ariko ntabwo nabashije kubona igisubizo. Hanyuma icyo gihe nahamagaye na mama wanyu, yari ataramenya ko byifashe, kandi yaguhamagara akakubura, yahamagara Mahada akamubura. Yego koko icyo gihe nyine twahise twitandukanya, dushaka aho tuba tugiye kugira ngo bataza kudufatira rimwe twese akabura n'ubara inkuru. Ni ukuvuga ko na Mahadi munaje gukora live mwahise mujya buri wese ukwe undi ukwe? Twese twitandukanya kuko urabona babonye umwe bakadusangana turi babiri badutwara twese, none ugasanga nta n'utanze amakuru. Niyo mpamvu twese twitandukanya, fone tuzikuraho kugira ngo nyine bataza kuba bazikurikira, cyangwa se nyine ni ibyo twe twibwiraga. Niyo mpamvu abantu bari kumpamagara ati ko twari twakubuze b'abashuti banjye n'icyo, ariko nyine ntabyo nababwira ibyo. Hanyuma ikibazo kiteye gite? We yambwiye ko wamufashe agiye muri kariya ka fete, iriya fete ntoya ya bye bye vacances. Ubundi ukuntu byagenze,
ni abantu nyine ngo bari gufasha abana bafite base babo ba papa babo mu magereza cyangwa se nyine ababyeyi bafunze. Yego rero nyine ngo bari guhurira hamwe ngo hari haje n'umunyamakuru ni umugabo nimba ngari wo kuri sinzi TV nyine yari ariho Jibuna nubwo yabitubwiye neza. Ubwo nyine nibyo bari bagiye guhurira hamwe, hari hageze n'abandi bana benshi. Ubwo nyine twebwe twaje turi kuri moto dusa nkaho twatinzemo, Jibu yari yahageze kare. Ubwo tukihagera nyine dusanga abapolisi bari kubafata, noneho Jibu aducira isira asa nkaho azunguza umutwe, duhita dukata tutabarebye, ubona nta na gahunda dufite yo kujya muri ibyo. Tuhita tumanuka ahantu nyine mu buntu bw'ubuyira nka gutyo kugira ngo bataza nyine kudukurikirana mu muhanda. Babafatiye ahagana he? Hano ngaha hano i Nyamirambo hafi n'isoko hari akabari ngo nimba kitwa kwa Guinness. Naho ngaho hari haje ikimodoka kinini cy'abapolisi, hari n'indi ku ruhande ntoya irimo abapolisi buzuye. Yego nyine wabonaga ko ari ibintu biri seriya, wagira ngo wenda ni nk'umwanzi wateye igihugu baje gufata, bari benshi. Ubwo nyine twe twabibonye nka gutyo duhita tuvuga tuti bataza natwe kudufata, kuko urabona ntago bari kudusiga hakazabura no kubara inkuru. Twebwe duhita tumanuka gutya mu tuntu tw'utuyira mu baturage, ariko kubakwepa gutyo nyine twiriwe ducengana nabo. Njyaho nabonaga umupolisi wese nahitaga nsa nkaho ntanamubonye. Hanyuma babafata iyo saha mwabonye Jibril ari kubacira amarenga bereka ngo mutamwegera, hari sangahe isangiriza? Hari saa 7, kubera ko abo bantu bamubwiye ngo bazahure nyine abo bana bafite base mu magereza. Bari bamubwiye ko bose bagomba kuba bahageze saa 7:15. Ubwo rero hari mu masaa 7, isaa 7:15 zari zitaragera. Numvise ko bari bambaye imyenda isa. Ni imyenda ifite irihe bara? Yari imyeru, kuko abana bose twebwe kubera twari turi kuri moto ntabwo twabashije gukurura amakuru neza, ariko bose bari bambaye imipira y'umweru. Nta kintu cyari cyanditseho mwamenye cyane? Nta na kimwe. Nta kintu na kimwe twabonye cyari cyanditseho. Twe twababonaga bari kurira imodoka, urabona bari basa nkaho baduteye umugongo, ntabwo twabonye imbere ukuntu hari hameze. Umunyamakuru umbwiye ngo waje gukora inkuru yabo ninde? No kuyiheca wegera abantu Mahadi, niba bizi mubaze. Kanze ndi kubaza Mahadi kugira ngo njye ntago muzi neza. Ni umusore nyine ngo wavuye kuri Together as One. Nawe nyine yaraje kubifata ngo nawe hari umuntu ubikuriye ibyo ngibyo ari kuzabikurikirana uzafasha abo bana. We yaraje asa nkaho nyine asoza ubutumwa nyine ko yabakusanyirije hamwe yababonye, ariko nyine urumva hahise hazamo akabazo bahita babatwara. Ubwo si tuzi ahantu babajyanye, icyo bagiye kubakoresha se. None Together as One se n'umunyamakuru ko onzi Pacific uramuzi? Oya, ntago muzi. Kuko hari ukuriye Together as One family, ariko ayikuriye itari YouTube, ni YouTube channel yitwa gutyo yego, ariko nawe umuryango akuriye nigeze kwanira ikiganiro sinzi wageze ukibona, avuga ibintu bisa bityo, ariko ntiyavuga ko bazakora ibiga ko muzakora inama. Ibyo ntabyo yambwiye, gusa yambwiye ko hari umunsi mukuru mutoya wo gusezeranaho kuri vacances abana bazahuriramo antumiramo. Ntabwo yanyatse amadata menshi, gusa ntabwo nari bubashe kuboneka kubera ko muri no minsi hari ibindi byihutirwa cyane bya Kangondo, kandi ibyo biri kurangira. Mvuga nti mbikurikirane amakuru y'aho ngaho, nari kuyamusaba nyuma uko byagenze n'amafoto n'iki
byaba ari ikiganiro nkamenya uko gikurikirana, ariko ntabwo nigeze mubaza byinshi kubera ko nari nzi ko ntari buhaboneke. Yego, ariko aho navuga no kuri ngaho telefone nyuma yo yanyandikiye kuri WhatsApp, njya muvugisha kuri telefone turaganira, mubwira ko ntazaba mpari nyuma ya saa sita. aho ngaho rero urumva ntago byari igikorwa, ibyo ni ukujijisha, ntago byari igikorwa cya bye bye vacances, cyari igikorwa gigiye, kuko Jibu yatubwiye muri make ngo bari kuzabafata abana, yari yaratubwiye ati abo bana bafite ba papa wabo bafunze muri gereza, ni umushinga wo kuzabafasha. Kuko yari yatubwiye ati bashobora no kujya i Gisenyi ku mazi nyine bakabanza bagahura bakamenyana, nyine ni igikorwa cyo kugira ngo bamenyane nyine bajye babafasha. Ntago ari bye bye vacances se wayikorera na hano mu rugo n'inshuti zawe. Urumva nyine aho ngaho hazijemo akantu k'amayobera ukuntu. Hanyuma icyo gikorwa cyo guhura, ubwo bufasha bwari bumeze buti? Sinzi ubufasha ubwo ari bwo, gusa ngo byari ukubafasha, nimba ari ukubafasha mu kwiga, kubera ko ntago batubwiye ngo bari kuzadufasha wenda kwiga cyangwa se kubona ibikoresho by'ishuri. Twebwe twagiye tuzi ko ari ukuzadufasha, na Jibu ntago yari afite amakuru neza ahagije, kuko abo bantu banamuhamagaye igitutu wagira ngo ni ibintu bari bapanze, kuko nta kuntu umuntu yaba ari kugufasha ngo akwirukeho. Harakubwira ati hano hari ubufasha, ukaza cyangwa ukabireka. Rero we bamuhamagaraga buri kanya, kuko ndibuka hagana nko mu ma 6:50 twe twari turikiri mu rugo njye na Mahadi. Noneho Jibu bakajya bamubwira abo bana bandi barihe ko bataza. Noneho Jibu akajya duhamagara, mugeze he ko mutaza, mufate moto. Noneho ngiye mugiye ndi kwambara inkweto, arongera arahamagara, bari kumbwira ngo abana bose bageze, nimwe mubura muri he. Natwe dufata moto igitutu, tukihagera dusanga bari kubapakira. Uko muri batatu? Uko turi batatu bisa nkaho badushakaga, kubera ko ukuntu bamuhamagaraga ntago ari ibintu byo kuvuga ngo ni ubufasha. Kubera ko urabona nk'ubu urugero rwiza, hari nk'umuntu umbwiye ati ngwino nguhe ibikoresho by'ishuri, hari ahantu bari kubitanga kandi nawe urabikeneye kandi bari nimfashanyo. Ntago uwo muntu yahora ampamagara, ugeze kutaza ngo ubifate, ugeze he, wapi. Icyo gihe nanjye mpita nshyiraho igitutu cyanjye nkihuta, ariko we nyine bamuhamagaraga cyane ati kandi ubazana n'abandi ubazana uko ari babiri birihutira. Bivuga abandi babiri ni wowe, Asia na Mahadi. Yego, ubwo uri kumva ntago wacagamo iminota 2 ataraduhamagara, kuko nashyizemo ipantaro araduhamagara, ndi kwambara amasogisi araduhamagara, ndi kwambara inkweto araduhamagara. Noneho Mahadi ageze aho arambwira ati se Jibu nawe arashyuha, ati se ubu aka kanya duhamagaye uri yaba yumva ko turangije. Njye mbona rero kari agatego ko kugira ngo ahubwo twese batujyane, hazabure n'ubara inkuru, kubera ko na mama yagiye kubaza kuri ntuza hano kuri polisi hano hepfo yacu, bahita bamubwira ngo uyu munsi raporo bakiriye abantu bafashe ni imodoka y'umurenge yabafataga. Kandi njye n'amaso yanjye nabyiboneye, hari abapolisi benshi, ntuzi ka kamodoka gafata abantu ka polisi babicayemo gutya, iriya imeze nk'Itoyota, imeze nka Vigo. gato kameze nka Toyota, nta nubwo kari konyine, kari kicayemo abapolisi kuzuye. Noneho bo bajyaga muri rumwe runini nyine rufite vani inyuma imeze nk'iya kontineri. None icyo uvuga ndacyumva, nongere nkubaze, babatwara babicaza muri iyo modoka ari ijyamo abapolisi ifashe imodoka ijyamo imfungwa, baruvuze ngo niyo ngiyo rwose. Iyi ngiyi nyine kinini, cya kimodoka kinini gifite nyine uruvani rw'urukontineri ukuntu. Ndayizi. Icyo nkubaza, telefone ye ko yakomeje kubaho nubwo nayihamagaraga ikaba busy, yavuyeho ryari ya Jibril? Muvugana bamaze kumufatira babwiraga iki, niba mwabashe kuvugana? Bamufata ntago twongeye kuvugana, kubera ko urabona abapolisi ntago wabitaba na telefone, ni ibintu byumvikana.
ariko yari busy telefone ye nayihamagaye umwanya munini cyane iri busy bigaragara ko yari itaravaho ahubwo ko yari ari kuyikoresha niba ari we wayivugiragaho cyangwa niba ari abandi bayikoreshaga mu izina rye. ahubwo aho ngaho numva harimo ikibazo kubera ko Jibu nta na rimwe Mahdi yamuhamagaye ivaho, nta muntu n'umwe wo mu rugo bigeze bavugana. Ubwo sinzi nimba wenda bayikoresheje mu izina rye buriya bashaka nko kugira ngo bumve abantu bamuhamagara ni bantu ki ni bande. Ubwo wayihamagara gukumvura iri bize wasanga ari bo bari kuyikoresha wenda sinzi, bakagufata bakakureka ukavuga nyine bakwihoreye kugira bumve Jibu abavugana ni bantu ki ni bande. Buriya sinzi nimba ahubwo batayikuyeho ubu ngubu kugira hataza kugira n'umenya ahantu ari nyine. Buretse bagumya ku murongo ngegerageza numve kwiriho. Telefone ndayihamagaye icamo ariko inyuma ivaho nongeye kuyihamagara ntabwo iciyemo noneho ihita iba kompoze. Urayihamagaye icamo ivaho wongeye kuyihamagara iba kompoze. Ngura nyine aho ngaho sinzi ngiye ukuntu ndi kubitekereza. Bashobora kuba bari kuvuga bati buriya ibyo ari byo byose abantu basanzwe bavugana baraza kumuhamagara bagahita babamenya rero. Rero nyine wenda kuko nkawe Pax TV nyine muri phone ya Jibu handitsemo ngo Pax TV. Ntago harimo Ntwari William. Ubwo rero nyine iyo umuhamagaye gutyo bahita babibona deja ni umunyamakuru runaka. Uri kumva nyine ibi bintu byari agatego kubera ko nta nubwo wavuga ngo kubera nyine ahantu bari bagiye guhurira ni ahantu ku kabari nyine. Nta nubwo bafite urwitwazo rwo kuvuga ngo babafashe bagendeye kuko batujuje imyaka bagiye mu kabari batujuje imyaka kubera ko nubwo nabonye abantu bake bari bakuze. Wabonaga ari abana nyine bakuze bajya kungana nka Jibu nta mwana wari urimo. Uri kumva nyine kari agatego. Wabaye umutego umwisi ishize mwavuze ko mudatekanye 100% ariko muvuga ko mu rugo muri amahoro ariko mushidikanya ko isaha n'isaha hashobora kuvuka ikibazo. Yego nibyo nyine navuze hari abantu najyaga nkunda kubona usibye ko muri la minsi waje kudukoresha interview ntago bari basanzwe baza ariko mbere gatoyaho nk'iminsi 3 nakubwiye ko nabonye abagabo babiri batatu hari bambaye amakoti n'amashate y'umweru imbere rwose amakoti ya costume gutya bambaye n'inkweto nyine amasuti ubona ko bifunze bahagaze hariya nko mu marembo ku birabyo. Byabyo byose uri kumva nta bashyitsi tugira babakire cyane baza kudusura bambaye gutyo kandi nta n'abajura baza kwiba nyine batsapye ntago bibaho. Abo mu kiganiro wavuzeho nyuma y'uko mbasuye se hari abantu bakomeje kugenda aho ngaho? Oya nyuma y'uko dusuye ahubwo nta muntu wari ukihagerana habe no kuvuga nyine ngo wenda n'umujura. Nyuma y'uko dukora cya kiganiro? Nyuma y'uko dukoze cya kiganiro nta muntu n'umwe yigeze ahagera. Ubwo rero sinzi ngiye ukuntu ndi kubitekereza impamvu bamututiraga ngo natwe tuze bagira ngo badufatire rimwe habure noneho utanga ayo makuru yuko twafashwe noneho abantu urazi nyine abo bantu ntago ari abantu beza bashobora no kukwica barangize nyine ngo imodoka yakugonze ngo wakoze accident cyangwa se ngo bagusanze ahantu uryamye ngo basanga wari urwaye umutima ngo wapfuye kubera ko se nimba wewe uri gutekereza ko nimba mama yagiye kubaza kuri burigade bakamubwira ngo uyu munsi imodoka zafasha abantu ni imodoka zo ku murenge zisanzwe urumva nta kabazo karimo kandi yari konvoye yari swati ko akundi bari benshi bamubwira ko imodoka zo ku murenge zazindi zirondo tumwe twirondo nyine utumodoka tw'umurenge tugenda dufata imbobo kandi ngiye nabiboneye bari abapolisi benshi hari imodoka ebyiri ese ubundi ngiye nibaza nimba gufata abo bana
babahururiza nka gutyo njye nahageze ndikangariga nagize ngo wenda bateye igihugu bari benshi cyane nta bintu byo kuvuga ngo ni imikino. Bafite imbunda cyangwa ni inkoni gusa? Oya nta nkoni nyine abapolisi urabizi baba bari muri turiya tumodoka baba bafite imbunda ku ntugu. Nuko bari bameze nyine ubona ko ari abapolisi bagaragara nka kwa kundi wenda bashobora kubona nk'umuntu ukuriye Al-Shabaab ari mu Rwanda kuriya bahita bamutera ari benshi nabo niko bari bangana. Ubu ni 5:00 z'ijoro n'iminota 17. Ese ndumva wowe ukiri maso wambwiye ko udatekanye wumva nta n'ibito turi bubone. Mama wanyu we yaba akiri maso cyangwa yananiwe araruhuka yasinziriye? Oya ntago twasinzira nawe aracyari maso kuko na Abdul aracyari kurira kandi urazi ko ari umwana w'imyaka 8. Aracyari kurira? Aracyari nyine nawe ari kuvuga Jibu se yagiye he kubera ko nyine yumvishe ko inkuru ziri gucicikana ko bamuvuze ko hari n'abaturage hano ngaha dutuye bari kubivugaho. Hanyuma noneho mama wanyu muvugishe niba akiri maso. Kamurebe muguhe we ari mu nzu nyine njye nari ndi hanze ndimo ndeba nimba ku muhanda nta kibazo. Kamuguhe ariko ujye mu nzu karuryame ntabamenya. Halo. Mwiriweho neza? Mwiriwe. Twaherukanaga kare tuvugana umbwira ko amakuru utaramenya ibyawe neza. Igihe wambwiraga ko uri no guhamagara Asia na Mahad ukababura. Ariko ubu ndumva bose batashye mu rugo amahoro. Batashye Jibu niwe nabuze nagiye kuri brigade barambwira ngo ntawe bafite. Brigade wabarijeho ni yahagana he? Ya Nyamirambo kuko babafatiye hirya ya brigade neza. Ambwiye ngo nahitwa kuri Guinness hahandi hari hegereye Bank Populaire ya kera. Oya. Hafi isoko ya Nyamirambo. Urabona ugana nko ku isoko. Hari ahantu hari akabari ku muhanda ujya kuri Rafiki. Ubu nari nditeranije. Ni haruguru hagati y'imihanda ibiri. Ujya ku isoko n'unyura inyuma ya Rafiki. Ndahareba aho ngaho muri zo karitsiye. Ahantu harimo bare nibe ngo ari ni Skol sinzi uburyo byanditse niba ari Guinness. Ntabwo tubarinda ntusobanukirwa cyane ntumenya cyane kereka habereye ibirori runaka bishobora kuba bindeba. Neza kuri brigade. Werekeza izo ku isoko ni muri iyo nguni neza. Ngo niho babafatiye urumodoka babajyanyemo ni runini baherekezwa n'iyindi ngo ya polisi. Bashobora kuba babajyanye kwa Kabuga ndi buzinduke njya kurebayo. Wabarije kuri station ya Rwezamenyo? Yangi kuri Rafiki. Imwe kuri Rafiki. Ntago ugeze ugera mu mujyi kuri Lagarete? Oya. Bwari bwije rega nibwo naye nkiva kuri gereza. Ubanje gusura papa w'abana? Ngiye kuri gereza ngeze mu rugo numva telefone irasonnye Mwizerwa niba wabimbwiye mbere. Ubwo rero nibwo natangiye gushakisha. Mahad yabimbwiye mu 8:00 n'indi minota tuvugana ariko ntitwabitinzeho kubera ko nagomba kugeza indi nzego mbaza ntago ziratanga amakuru. Ejo uvuze kuzindukira kwa Kabuga? Ndazindukira kwa Kabuga mu gitondo. Ubwo nuvayo uzigora umenyeshe kugira ngo n'abandi batazi uko bihagaze tubamenyeshe. Hanyuma imyenda yari yambaye hari icyo wigeze uyimenyaho niba hari icyanditseho ibara ry'ambwe ko ryari umweru? Imyenda ntago nzi imyenda yagiye yambaye ndaje mbaze bano bana niba bari kumwe. Oya ngo hari imyenda bambaye umupira bambaye bose abana bari bahari. Ba Mahadi nibo bari bumbwire nibo babibonye. Yanditseho ngo iki? Ngo ntabyo babonye byanditseho ngo ariko umupira yari imweru. Icyo ndi bukore ndabanza ngende njye kuri ako kabari mbaze neza nimva yo njye kwa Kabuga. Nuko rero mukomeze mwaganda twizere ko ari aho ari hose ari amahoro.
wenda ejo ni makuru uzamenya tuzanzongera nkuvugishe. Sawa. Muramuke neza. Namwe murakoze. Abafunzwe ni benshi. Imodoka batwaye za polisi zifite container inyuma ariko ikoze mu buryo bw'inzu. Allo. Muraho neza? Muraho. Ni Mahabi. Uranagiraga ngo nkubaze ejo ngo uraho yari yambwiye ngo saa 5 nzabe ndiyo ngo dukorane. Uranzagiyeyo cyambe mbiretse ibintu byo kujya ku macano. Itonde. Bino minsi utagereza kuko urumva niba muri gufatirwa mu nama nk'iriya, niba ari inama, niba ari ibirori, numvise bigenda bihindura amazina, ushobora kurinda kujya mu kiganiro ahantu runaka, niyo waba utagambaniwe n'ugiye gukorana nayo ikiganiro, ariko kubera ko telefone yanyu nk'abavandimwe iyo bigeze gutya hari igihe zumvirizwa kugira ngo bamenye ese ibyo twakoze byamenyekanye, abasigaye babibwiye nde nande, bari kubivuga bate, barakaye bate, ninde ubashyigikira mu burakari barimo cyangwa se mu gahinda barimo, ninde bafashe umugongo. Igihe rero byose bishobora kumvuga, amakuru ashobora kumvuga n'abatagenewe kuyumva, kandi bashobora kuba harimo n'ababahemukira, uratuza ntunavuge byinshi. Ushobora kuvuga uti ntaho ndi bujye, aho ukavuga bitewe n'amarangamutima y'agahinda, ukaba wavuga byinshi birimo n'ibishobora kurema icyaha. Tuza wivuga byinshi, wivugana na benshi, uvugana na bakeya cyane b'ingenzi b'ingirakamaro, hanyuma ibindi nko kugeza kwa kabiri arabaye ataraboneka, nibwo nibura mwavuga muti niba hari nicyo kuvuga nk'umuryango mwagitekereje hamwe, nibwo mwavuga. Kandi ikindi mu bihe nk'ibi ngibi muri iyi minsi umuntu umva ari umwanya wamutwaye, ntimuzi aho aherereye, ntimuzi uko yifashe, ntimuzi akaga ari kunyuramo, niba gahari ijambo rinini mwariharira mama wanyu. Hari impamvu, ntabwo mvuze ngo mwe ntimuzi kuvuga cyangwa ntimuzi gusobanura ibintu, murabishoboye yego, ariko nk'umuntu ukuze aba afite uburyo asoma ibihe, akamenya icyo kuvuga mu gihe gikwiye, akamenya n'icyo avuga mu yandi magambo kugira ngo kitagira impungenge giteza cyangwa umutekano muke giteza. Ni ukwitega amaso. Iyi ni Pax TV Ireme News, ijwi ry'abativugira. Mugire ibihe byiza.